nari umutoni wawe n'ibyo ndabizi nari umutoni ye nari inshuti yawe n'ibyo ndabizi nari umuvandimwe nari inshuti yawe n'ibyo ndabizi nari umuvandimwe icyo nubura amaso indore mure basabe imbabazi icyo nubura amaso indore mure basabe imbabazi ngiye n'ubundi mbabazi zigira bate basabe imbabazi ngiye n'ubundi mbabazi zigira bate ubundi mbere nakundaga gukina filime gusa hari ukuntu nyine Imana igiye ikorera utuntu twayo ntabwo nari nzi ko najyaga mureba urebe Jide uri mu bantu banyibutsaga XY barasa neza foto ko nafite n'imico imwe munteye inyizi isoni ngo afite imico imwe tumenye isoni oya biri seri murasa indege ariko murasa mufite tayi imwe ntabwo kongera gukora indege zararangiye nyine kongera gukora indege zararangiye ntabwo usarwana indege uhari yewe ntabwo byakongera Jide ahari harya wenda batandukana oya bafite wenda rige batandukana ariko nyine isengesho Imana ntiyajyumva komeze ariko mva nyimubona najyaga muri filime nyine nkagutekerezaho cyane so nyine nkabasubira nase basahe barasa neza complete n'inyinya genda ndibariza cyose n'amatsiko yo kubona mu ex cyangwa usanga ari petit frère kubona turazi cyangwa wasanga ari Jide arukunda ajya ntabwo ari umurundi nicyo cyiza Jide asa n'umurundi oya ntabwo ari umurundi nise kuvuga urundi ni prank nizo oya ntabwo ari prank ubundi reka mbisobanure ibintu numva nageze no kubisobanura hano se oya ni umumetisi umuntu n'umunyarwanda how mama n'umunyarwandakazi papa n'umurundi umurundi physically oya afite amaraso abiri ntabwo ari amaraso abiri rega igisekuru nicyo kwatata okay rero muri abo umuyisi asanga ari uwa mama afite origine ebyiri afite nationality wasanga umuyisi ari uwa mama ari umunyarwanda none se sito byageze gute kugira ngo ni wo mu Bugesera ewe yes katwongera tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Scott Emile wowe ukurikiye ibiganiro byacu cyane cyane ikiganiro inkuru y'ubuzima rero uyu munsi ni special nk'uko mubizi nk'uko mujya mubibona tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye tubazanira abasitari tubazanira abantu bo mu ngeri nyinshi zitandukanye abantu bagenda batubwira inkuru zabo z'ubuzima ariko n'abasitari nabo nuko nabo batugezeho inkuru zabo z'ubuzima ariko uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe tugeze mu kindi gice twakiramo abahanzi so abantu mubona kuri kamera zanyu ntago ari bashyashya cyane cyane nimba udukurikira kenshi ntago ari bashyashya mu maso yawe turi kumwe n'umuhanzi akaba umukinnyi wa filime yitwa Gihana Esther n'ugiye kumucurangira Jide nawe muramuzi muri filime Ibanga ndetse n'ubushize twize kumutumira hano mu kiganiro ngira ngo mwarabibonye rero tubahaye ikaze batumirwa bandi murakoze Jide tuguhaye ikaze thank you mumeze mute rero namahoro namahoro ko n'ubusanzwe uvuga makeya n'ubusanzwe uvuga make byashoboka nkurikije uko muzi ubwo nibyo Esther nawe tuguhaye ikaze hano si mu rugo se hano ni iwacu wese ubwo duheruka mu kiganiro cy'ubushize kugira ngo twagikoze bidutunguye turiranja ariko ni ikiganiro wabonye ute mbere yuko agenda icyo nkivugaho neza cyane guys mwarakoze kunshyigikira natweretse urukundo we nande njyewe nande
njyewe n'abadukurikirana n'abo twagikoranye icyo kiganiro murakoze. Nyine narishimye cyane, nyine batugaragarije urukundo, nyine dukomeza no kubasanga bakomeze kutwereka ibyo n'ubundi batweretse mbere, kandi nyine banabikube nyine bibe byinshi. ubwo twagikoraga wasezeranyije abakunzi bawe noneho kuzagaruka ukabaririmbira, ukabataramira, ukabacurangira, cyajya kwa rukweranje cyane. Mpamvu nazanye umugitariste haga bitwa abagitariste. Egide se cyangwa abamizisiye kubishaka cyangwa musicien. Oya, musicien ni umuntu uririmba we. Oya, musicien ni umuntu wese ukora ikintu. Music ubundi music ikubiyemo ibintu byinshi, ariko nanjye nubwo ntazi ibyo kuririmba. Abaririmbyi bo babita abasinga nyine. umuntu wese akora ibintu Hari musician ni umuntu ukora umuziki. Ubwo umuziki rero musician ni umuntu ukora umuziki akanawucuranga cyangwa. musician urumva ni umuntu ukora umuziki, ahubwo uwo muziki ni uwuhe muri ibyo bintu? Harimo kuririmba, harimo gucuranga, harimo umuproducer, babarwa mu gisata cy'aba musician, hanyuma pianiste, bose na guitariste, ubu mwese muri aba musician. Eji waririmbye iyo ndirimbo? nta ndaririmba. si ibyo nzaririmba. urayifite? zirahari nyinshi, ariko ntabwo nzazikora nk'umuhanzi, nzazikora nyine muri buriya buryo bwa filime, zikaza muri filime, kuko nakwiye kwishyira nziri singo. By the way, abantu bakurikira filime Ibanga ngira ngo mujya mwumvamo kariya kantu bayita soundtrack. Si soundtrack? Ako mu Ibanga soundtrack ni wayikoze. Ni Egide wayikoze, icyo ngiye kuvuga. Iyo mu filime bita Shaka njye wayikoze. Shaka nayo. Nice. Iyo muri Davi iriya nawe niyo wayikoze. Wazankura aga soundtrack se ka Scott. Nzajya ncishaho mu kiganiro. we wangora. Ntago nakugora. Kubera soundtrack nziza nagenda akora. Na mbere numva hari nigeze gukora sinyibuka neza. Wana nka karaga soundtrack ko mu Ibanga. Wana iyo mu Ibanga kugira ngo ibe successful. Ngiye ariko ngiye kumva. Kugira ngo ibe successful. Ni director ya film. Niyo wabigizemo uruhare. Yabigizemo uruhare. Kuko wambwira ikintu akeneye. Noneho akamara ibintu nyene ni reference. Ariko iyo umbwiye ngo nkora akantu ka Scott, nkora biri mu mutwe nkahita ngohereza, ugasanga ntibihuye nawe nuko ubishaka. Nzaguha nanjye akantu wereferaho. Ukambwira ati ngiye Scott nkora ibiganiro ibi n'ibi, abantu babibaza banjye naba bakunda ibintu bizuko. Gendera kuri ibi. Urumva ino content yanjye ni inkuru y'ubuzima, sibyo? Kandi akenshi umuntu avuga ku mateka ye, byamubabaje, ibyo yaciyemo. Urumva muri iyo sanse nyine akantu kagenda kari gakeya nyine karyoheye umuntu, kagenda nyine karenduka muri iyo sansi nyine, atari ibintu nk'ibyo umuntu atari nka ntuza, atari birumvikana nyine ku buryo mwakaganiriramo nyine umuntu arimo atera nka story yiwe, ariko nako kantu kakazamo. Ibyo biba biryoshye byahatari, bituma mwataramirwa ariko sha uzakankore kabisa. Nta kibazo. C'est profit. Reka kwemereye. Merci beaucoup. Sasa ubuzima bumeze bute? Umwaka urarangiye, ubundi tugezemo mu kwezi kwa kabiri. How is the life mere kuri Esther? Njye nkurikije nyine uko nabitekerezaga, muri uriya mwaka warangiye ubundi hashize. Yakuraza kongera ijwi gatoya. Umwaka nyine warangiye, babivuga gute? Warangiye ejo, nta kibazo, ni vuba ahangaha rwose. Warangiye nyine nkurikije nuko bimeze, ntabwo bimeze nabi cyane. Bimeze nabi cyane nyine, ndashima Imana n'abantu bake. Ariko urasa neza by the way. Urasa neza, wambaye agakweto keza, agakanzu. Egide nawe nuko agakweto keza. Ese ubundi kuki mwese mwaje mwambaye bwaka? Yanyiganye. Murabana se?
niwe yanyiganye ko niteguye mbere. Niteguye saa 7. none se nakubwiye ngo ndambara umukara. Wowe witeguye saa ngahe? Njye niteguye saa 9. Ninde yiganye? Niteguye saa 7, witeguye saa 9. None se wumva kese nimba ariyo wararanye? Ikibazo ntabwo ari ukwitegura. Nose kundi nimba ufite gahunda y'urugendo runaka, ntekereza ko imyenda uyitegura mbere. Ntabwo abitegura ako kanya. Kuki wayiteguye umukara nanjye nateguye? Ni coincidence. Ariko mu busanzwe mu bijyanye na fashion nyine imyambarire black is nanjye no. Tuhuriyeho black red na yellow black. Ibyo ni ibyawe ni black na white. Okay. Iyo nambaye ubwongo ujyemo n'amberewe. Okay, wowe no mwaka tugeze mu kwezi kwa kabiri n'umwaka no gwenda tutarageramo cyane, tuvuga ngo wenda ngo hari ibyo umaze kugeraho. Urabona ari umwaka umeze ute kuri wowe? Uyu mwaka nkuko watangiye nyine mbitekerezaho ndanabyaturaho ugomba kuba mwiza, ariko nyine haracyari kare ku buryo ntavuga ngo ni mwiza cyangwa ni mwiza. Okay. Ariko ndebe uko bimeze n'intego ni zimwe na zimwe nihaye, ndabona bizarangira bimeze neza. Okay, rero twihuse cyane rero twere gutindira abakunzi bacu duturanyirije hano kwari ukugaruka kwa Esther kudutaramira kuko yari yabisezeranyije abafana be, ababwira ko azagaruka none afite umuntu umuririmbira agakora mu nganzo. Bushize y'abantu ikiganiro cyabaye cyiza, ku ruhande rwanjye cyabaye cyiza, abantu baranakirebye y'abantu kabisa, nkeka ko n'iki muzakira kandi muzagisharinge cyane. Hanyuma rero Esther kora mu nganzo ibyo wasezeranyije abafana. Sinzi nimba ndi bugufashe telefone ho gatoya, agi umuntu aririmba bora ntakoma amashyi. Ushobora kwizihirwa ugasanga ino telefoni ibigendeyemo. Yes, twihuse rero dukorera mu nganzo twumve. Noneho nkeka ko abantu bazagukunda kurushaho. Nkeka abantu bazagukunda kurushaho rwose. Hari abantu bansabye Tereza? Okay. Ubwo ni ugiye kudushyiriraho bavemo ideni. Tereza mwana nkunda. Akwiza kumviza isi ko byaje. Ntabwo nabasha n'irijwi ryanjye nk'irya ntuza. Tereza mwana nkunda, Tereza mwana nkunda, utuyikibaya cyiza. Tereza mwana nkunda, Tereza mwana nkunda, utuyikibaya cyiza. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Harimo udusimba twinshi, harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Nazaga iwanyu shewe, zanwe no kugusura, wafataga neza cyane. Ubwo nazaga iwanyu siwe, zanwe no kugusura, wafataga neza cyane. Wazimaniraga neza, ukanganiriza cyane, kuba nshaka kuhaguma. Wazimaniraga neza, ukanganiriza cyane, kuba nshaka kuhaguma. Wow.
Esther Singa Gihana. Iyo ndirimbo ni Tereza. Hakuzi kuririmba Baida. Uziko cyagihe buriya abantu wallahi. Uzi kuririmba. Prestation kabisa. Kude chapeau. Bagomye kubikora mu mufuka. Ahantu tugeze guhurira. Na Esther. Aha. Ni ngombwa mbere twe tuhuye nyine face to face. Yego. Iminsi yashize. Ndavuga ati cyakora mwe n'umuririmbyi araririmba nyine nanjye ndavuga ati wanyibaho. Uziko imirimbo gusumba wayihanze. Yarenze mwandikira yawe nawe. Ndamwandikira biri. Ahubwo wayinyandikira. None ikintu kiba gitangaje ni ukuntu abantu mbere yuko dukora ikiganiro abantu nyine yambwiye usitari ukuntu abantu bajyaga bamubwira Ji ngafite ijwi ribinga ico kijwi cyawe ni kibi ariko mu by'ukuri pe irimo imbaraga oya tubigishe kuri Eje duhura bwa mbere nyine uri umunsi twahuye nyine ukumva ntabwo wahise nyumva ngo mpite ndirimbo naravuze wahise ikimara kumva ijwi ryanjye wahise imagine iki ubundi ikibazo cyo kumva ukuri kwinshi yego nta kibazo urabyemerewe numva umuntu yanyoye amatabi menshi ntabwo wari si abanyarwanda narabyumva ubwoko uwe bwoko ese mu imara yashaka nabona n'umusirimu nabona nka Danihili cyangwa ariko gikora imwe twahuye yasaraye sinzi ko mubye byagenze none hakiririmba cyaje kumbe byaburiye hano okay ariko nawe uzi gucuranga by the way yewe sibyo none se gucuranga byaje gute gucuranga stari ndende tubwire byaje gute Ji ikibazo no gambere nkibajijwe we nyine gucuranga byaje gute okay kuva ndi muto sinzi nimba ibintu byinshi ndabigerageza hafi ibintu byose nabayemo byose na kimwe nigeze nkora abantu nyine ibintu byose urabigerageza ibintu byose no kuroga kuroga ntago ndabigerageza ibintu bijyanye n'impano nakinye football nakinye handball nakinye basket nakinye volley kandi n'umwigiza mbere mu gukina nabi gusa byatumye ntakintu mbamo wa mbere nibi rero ndibuka twabana na grand frère ba papa baravukana twabana muri ghetto ari umucuranzi wa gitari ndanamushimira nawe yamfashije kubimenya ariko yashatse kunyigisha mbere biranga we yarasanzwe abizi nkakora nkumva intoki zirahiye azenza kumenyana n'umu face crush wanjye inde crush wanjye wa mbere crush w'umukobwa urumva yabaruka I'm not twaye n'umukobwa yego ari crush wawe ni nako si crush ni best friend kuko n'umustura cyane inshuti n'ubwo yashatse ashaka ari crush arazwe byararangiye ariko ari crush oya ni kera byararangiye ariko nubwo basi musuhuza ndamusuhuza arankurikirana arashikira nyuma yo tuza kuko nyine numva bya bintu byose byo muri bya bintu byose byo kuba ngerageza ibintu byose no kwigana indirimbo z'abanye nazigana nafata indirimbo kure nyuma rero yinza nyine gufatwa na Roma Story kumwe nditara ndaririmba wow wirimba neza yaranshutse kuko kurimba byo ntabyo nzi ngo ariko noneho wize gucuranga mukajya ngo uririmba ucuranga byaba byiza grand frère yashatse kunyigisha ndabyanga ariko mu kwezi kumwe mvuga kibimbwira gucuranga wese ushyiramo agatege mu kwezi kumwe nacuranga indirimbo ndabizi uko nyuma yenda bigerageza numva biraryoshye numva byiza maze kugera no muri Kigali curanga piano nayo mu kwezi kumwe nayo ncuranga neza mbambaye mu muziki uko nice niyo mpamvu ndayimutuye ikintu kimbabaza nuko atari umuntu acurangiye bwa mbere nta ndirimbo ushaka ko tumutura nk'umuntu watumye umenya gucuranga ibintu byose bimwerekeye mbanza kubitekereza hanyuma ubwo utangiye kwiga gucuranga nyine ubimenya gutyo ariko nkeka ko n'ubundi gucuranga umuntu ahozaho hari utuntu twinshi ugenda wiyumva kuko icyo gihe namenye ngo do ngo remi ariko nkabifata uko kuko sinabyize mu ishuri niho mujamwe ngo ufata ibi ibintu ariko byo gutandukanya ngo mineri ngo amasheri nyine nkinjiramwo ngo amadieze icongereza nabumva n'amafrate n'ibiki ndabimenye vuba cyane umwaka ushize hanyuma nigeze kugusanga ahantu mu mujyi umucuruzi ibyuma bya electronique harimo gitari sibyo
nimba ntibeshya hari ikibazo kubivuga nta kibazo na n'ubu muracyabikora kuva cyane cyane twari based kuri ku ma synthesizer niko babita ariko piano zo mu ni naho nigiye gucuranga piano ariko kuva bafungiye insengero cyagiye abakiriya bacu bari zinsengero zikiyubaka kuko nibo bazagura ibikoresho abantu bagezeyo nyine bagezeyo niba bibaye ngombwa baje hanze yaba bitumiza hanze byabaye ngombwa nyine ko tubura abakiriya tubona kwishura inzara mu mujyi bidanje bitadufunga ariko n'uyu munsi nimero mushambe mwambwe nyibahe piano zirahari ziri mu rugo izindi ziri muri stock mu mujyi ndacyakora online abakiriya nifite baracyaza nkaba ahantu nafite ni seta nicayemo ariko piano ubu imwe ndayisegura izindi ziri muri salon anytime n'ubundi ibintu biramutse bigenze neza n'ubundi wakongera kuko n'ubu mu kwezi ndashaka kugurisha piano imwe bitewe nyine abo bagiye barafungurira basi se tanga nimero zawe noneho nifuza piano nziza ibintu bijyanye na speaker microphone gitari nziza nimero ni 078 75 82 746 iyo ni yawe baguhamagara yes mujye muhamagara Egide rwose mumuteze imbere urumva nubwo ibintu byageze nayo bagasa no bafunga insengero ariko still ibikoresho aracyabifite ubishaka rwose mwavugana company mva irahari imeze neza okay Wiko Trust Seller Company Itwa Wiki ni Wiko L W Wiko Okay tugatse ku muhanzi wacu muririmbyi cyamamare umukinnyi wa filime byose agenda bivangavanga so ntabwo bizakubana nawe no mu Egide w'umukobwa twahuye duhaye uzi ko uri umutete umututravu umututravu aha nibyo nuko none ubu ngubu Esther kuririmba noneho mbere yaho yuko tumaze gukora ikiganiro no hari impact cyagize cyane ku buryo wenda mu kazi hari ikiyongereye ku bafana wow cyane kinini ahubwo ubu rero bose bibandikanya gute gukina no gukina nubwo wenda tusa naho twabivuzeho ubu ngubu nkeka ko akazi kabaye kenshi gukina filime kuririmba mu bisope ubasha kwimanaginga gute sofa okay gukina ni ku manywa then ibisope ni mugoroba amasaha ni mugoroba noneho wenda haba ari muri weekend nyine nkagerageza kuko ubu ni ibintu byose n'ubwumvikane nshobora kuba mfite ubukwe nshobora kuba mfite event yindi kandi wenda mfite no gukina ariko wenda amasaha atandukanye ari dote iyo ari dote ngo mbwira aho ndakinira ndaza mvuye muri dote yaba ari reception nkabanza nkajya gukina bakankoresha utwanjye mbere nkabona no kujya muri reception nyine ntabwo ari utuzi dukunda guhurirana cyane ikindi gukina ni sometime wenda mu minsi nkaranye n'ibyizi kandi bisohoka nyuma mu weekend cyane kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatatu ku cyumweru yes hanyuma rero ubu ngubu noneho tugiye kwinjira muri season y'abantu bakora ubukwe cyane sibyo buriya tugiye kwinjiramo yego impamvu tugiye kwinjiramo ni iki sibyo tuzi ko akenshi ubukwe bwinshi buba mu kwa karindwi kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani ariko umuntu utegura ubukwe abutegura muri aya mezi yes abutegura muri aya mezi akavuga ati njyewe mu kwa karindwi mfite ubukwe niyo mpamvu vuga ngo turimo turinjira muri season y'ubukwe cyane nk'umuntu abonye iki kiganiro nonaha azakoresha ubukwe muri uko kwezi kwa karindwi kwa munani kwa gatandatu akavuga ati genda shaka Esther kazaza kandirimbira mu bukwe yakubona gute na bande yawe na Egide yes yakubona gute watanga nimero cyangwa hari ahandi hantu yaca nyine kugira ngo naguhitira tanga wenda nimero yego nibyo akanye n'abantu usanga bari kuduhamagara atari n'ibyo akasagiye kutuba yes none yakubona gute nabonye n'undi hari abantu baba barimo baragira akazi bakaguca bakakwandikira ndumva bakwandikira kuri news yawe wenda yaba ari yes yeah okay yes ubwo rero umuntu uzakenera Esther ko yamuririmbira mu bukwe cyangwa se na Egide kabaza kuba turarangira
mu kirundi bavuga gucuraranga sibyo mu kirundi si ugucuraranga ni ugucuraranga ni ugucuraranga cyaba cyabyibagiwe imyaka mazumu yes Ugwanto hejuru muri description ku kiganiro cyanjye mba nashyizeho contact yanjye yes wanyura ukampamagara cyangwa se ufite story y'ubuzima runaka ko tuganiraho nawe ukampamagara tukagana ariko by'umwihariko wari muri ukurikiye kino kiganiro nubona Esther uzamukenera uzanyura nzaguhuze nawe yes uyu munsi rero ni special akandi karirimbo mwaduteguriye indirimbo ziko zari yes okay no gutaramira abantu rero twagiye ibiganiro bikeya umuziki mwinshi Teresa nako I mean Lorette n'amazina y'abana Teresa Lorette Samata tamatera gahi indana manyakwa adutwayo witenzi bakoga aduteya gahina imbe mutoni wa chombe michamyi zasibira rimwe imbe mutoni wacu bemichamyi zasibira rimwe ni mumburize bakobwa ni mumburize babyeyi rumunaka n'abasasaba basidene nyoko kubyara lete aziyamazwe imbeba bataba we watetesheje maziziti deri yacuti yawe lete aziyamazwe inabasanyina tetantinarihe azamubwiriti inabasanyina tetantinarihe azamubwiriti nagashikirore yengasagahoza terore windiriza abana mama wikwiririza abana shenge nari umutoni wawe ngibyo ndabizi nari umutoni wawe ngibyo ndabizi nari umutoni nari inshuti yawe ngibyo ndabizi nari umuvandimwe nari inshuti yawe ngibyo ndabizi nari umuvandimwe icyo nubura amaso indore nkure bansaba imbabazi icyo nubura amaso indore nkure bansaba imbabazi ngiye n'ubundi mbaba zizigira bate nsabye imbabazi ngiye n'ubundi mbaba zizigira bate nsabye imbabazi ngiye n'ubundi mbaba zizigira bate nsabye imbabazi. So sweet. Iyo ni Lorette
Lorette arayivuyemo kare. Yavuyemo ryari se kaho rero igihe nawe ubona ufata kano kantu yarivuye Lorette yarivuyemo kaho rero siko nabimenye none se ubwo iyo ndirimbo turirimbe none irarangiye cyangwa kugenda urimba uduce duce ariko nawe rero ayo maso yawe washaka kuziga icyo garura ayo maso yawe washaka iyo subira usekere subira undebe neza isishize subira usekere subira undebe neza isishize murakoze erega mujye muza kundeba abantu nkorera ibisope ziba zaryoshye hagukorera hehe ubu noneho ndi hafi yanyu hano kwa Makuza muri 13 hafi yacu hano kwa Makuza muri 13 makora kwa kane no ku cyumweru mu mujyi se basubwa nk'umuntu uri Rusizi cyangwa umuntu uri Nyagatare urumva ari hafi ku muntu uri Rusizi ashobora kuntumira ukazayo ariko rero Rusizi ndagura muri Simba. Okay, precisement ubu ngubu iminsi ya pasite y'akazi ubu ngubu kuwa kane ndimo ndakorera mu mujyi kwa Makuza muri Flash 13 wa gatanu nkajya i Kanombe hari mu Busanza muri polisi haraho ni pata na road kuva nakumenya rwose arana bafite montre kwa gatanu kwa gatandatu rero nago ubu ngubu ndimo ndakora amakwe biki ntago bavuga amakwe ubukwe mu kinyarwanda cyiza nta makwe haba ubukwe nawe ushaka kuba umuntu uri romantike nubwo muri filime byakunaniye ntabwo yagiye wiyandikira kandi singo bwatambutse twakomeje indi nkuru karagaciye ku cyumweru kuwa kane kwa Makuza mu mujyi Iremera mu mujyi yabaye byinshi nawe ntabyazi Iremera mu mujyi ibintu by'ubusingo ndagira birakujaga kwa kane mu mujyi kwa Makuza muri Flash 13 kwa gatanu i Kanombe kwa gatandatu i Kanombe mu Busanza kwa gatandatu ni iminsi hari ubukwe ara kwa Jados kwa gatandatu oya simutse nari ubukwe nuko nyine nta kabari mfite ndi gukorera ubu ntako cyangwa ubwo umushaka kubukinga ahita kubukinga n'ubundi urimba ubukwe bwa cyumweru n'ubundi gusubira kwa Makuza mu mujyi murakoze ntabwo kijya Rusizi Rusizi makora mu minsi makuru ubwo tuzajyaho kuri Pasika cyangwa ku munsi mpuzamahanga wahariwe umwari n'umutegarugori oya ngomba ndi mu mujyi mu minsi mikuru umunsi mukuru wegereje si Valentine ariko ubwo ari singo ntibimureba ese ubundi wowe nturi singo oya ntabwo uri singo se Valentine ifata nk'iki kuri wowe se Valentine n'indi minsi yose nanjye ni nkuko mfata Noheli na Bona nawe se Valentine ifata nkuko mfata Noheli na Bona biba ari ibintu biri aho yego ese wari bwarire kubera urukundo ko narize byari byagenze gute nk'icyo gihe nararize kandi cyane bigira n'ubwo nyine wenda ari byiza gusa nararize handi kuri ubu ngubu ariyo mpamvu bingora kuba nasubira byakugendekeye gute kugira ngo wisange aho hantu mu nkuru yacu y'ubuzima wisanga wakunze umuntu ukarengera cyane nyine ukamukunda handi bavuga ati uriya muntu ndamukunda kurusha niko ibyo se byatumurira ntabwo ari byo byatumye ndira ko gutandukana cyane nani byo byatumye ndira ndetse ndanababara ngera nubwo njya mu bitaro kubera warwaye indege cyane ntanoroheje aho nose wasanze uwo muntu ameze ate kubera ko narahirwaye bari ibyumweru hafi 3 urwaye umuntu aba aruhada uwo muntu asaba cyari umujene yarashatse aracyari umusore akaba yarakubaje bene ako kageni umukobwa mwiza nkawe nyine ashaka yarayabonye nk'andakobwa bandenze umufatanye n'undi mukobwa se byagenze mutandukane byagenze gute
urebye n'abantu babigizemo uruhare abakobwa nyine usanga abahungu beza nka Egide bakundwa n'abakobwa benshi dushukwa n'abakobwa benshi oya mani ex wanjye barasa wow afite n'inyinya afite n'inyinya okay reka to be honest wowe ari indege okay to be honest asa tubigisha ukuri isanze nkondo umuntu nagashira isanze tubigisha ukuri ntabwo wakibaza bureka uzamvu nabwiye gukorana na Scott cyane Scott hano tuzi ako I mean na Egide Scott tujye nase hano Scott tuziranye yano radukina ari kumubya bavuga nayo ngo turasa nagusana yana sinzi ariko namwe ngo dutandukana ku mitwe yano ariko ndamusuzana ari nubwo tutarahura amaso yanjye ntago murahura nage ko hase umunsi ibavu ntago mwaye muri kumwe ibavu we yagiyanye n'abakiramani yenye na timu ya nyama okay tubwire story ukuntu nakubwiye gukorana na noze nubaganje nabase kuko by the way ndibuka warambwiye ati se byashoboka ko twakora ikiganiro ariko Egide akazanturanya hano nari no bitanye na Scott kumbi oya ni njya gusabye byagenze gute rero nyine ubundi mbere naranajya nyine muri filime ubundi mbere nakundaga gukina filime gusa hari ukuntu nyine Imana igiye ikorera utuntu twayo ntabwo nari nzi ko najyaga mureba urebe Egide uri mu bantu banyibutsaga ex wanjye barasa neza foto ko nafite n'imico imwe munteye inyizi isoni ngo afite imico imwe tumenye isoni oya biri seri murasa indege ariko murasa mufite tayi imwe ntabwo kujya gukora indege zararangiye nyine narakongera gukora indege zararangiye ntabwo usarwana indege uhari yewe ntabwo byakongera Egide ahari harya wenda batandukana oya bafite wenda rige batandukana ariko nyine isengesho Imana ntiyajyumva komeze ariko mva nyimubona najyaga muri filime nyine nkagutekerezaho cyane so nyine nkabasubira nase basahe barasa neza complete n'inyinya genda ndibariza cyose n'amatsiko yo kubona mu ex cyangwa wasanga ari petit frère kubona turasa cyangwa wasanga ari Egide arukunda ajya ntabwo ari umurundi nicyo cyiza Egide asa n'umurundi oya ntabwo ari umurundi nise kuvuga urundi ni prank nizo oya ntabwo ari prank ubundi reka mbisobanure ibintu numva nageze no kubisobanura hano se oya ni umumetisi umuntu n'umunyarwanda how mama n'umunyarwandakazi papa n'umurundi umurundi physically oya afite amaraso abiri ntabwo ari amaraso abiri rega igisakuru nicyo kwatata okay rero muri abo umuyisi asanga ari wa mama afite origine ebyiri afite nationality wasanga umuyisi ari wa mama ari umunyarwanda none se stop byagenze gute kugira ngo ni wo mu Bugesera akubanza ari no mu Bugesera aba ntabwo yaba ese yitwa guki reka twumvise iriya harigaho nabo ntazi ex witwa nde ex witwa nde ni banga ndetse uzitwa nde wongo uzitwa nde wo mu Bugesera oya nyine sibivuga ngo mu Bugesera ndivuga kuko abo mama bari mu nimbo nyine wo mu Bugesera uzi yitwa nde ntawe nzi nyamara wasanga ari ahubwo nuko navugaga nyine ifamiye yo kwa mama batuye mu Bugesera ese uzi ko wasanga ari byo ariko abo ngabo batuye Gahanga okay ntabwo ari okay nuko byagenze gute rero turongo kugira ngo nyine iki cyatumye ubabara n'iki yagukoreye gituma urwara indege nta kintu yankoreye gituma mbabara gusa nanone yaranagikoze yego nese niba umuntu yumva amabwire ndibaza niba umuntu yumva amabwire abakobwa bamukundaga nibo baduteranyije baraduteranya nanjye banza mu matwi nawe bakamujya mu matwi then noneho yumva nyine ibyo bintu bamubwiye noneho kuko nawe ni umugitariste ngaho ni umugitariste niyo mpamvu iyo nguyu ashobora kuba zumvuge ngo byagenze niyo mpamvu nyine twahuje inshuti n'Egide twabaje byoroshye umunsi twahuye inshuti akese akunda guhuza n'abantu benshi akunda umwana mwiza niyo mpamvu ahazi simbizi wowe ntukavuge ko uri umwana mwiza abantu nibo bazajya babivuga uri umwana mwiza uri kumva noneho baraza baramubwira amabwire arayumva then arabindenganyiriza ataramenya ngo kuri heza
sorry uzabona undi kandi urabona rero uku nguku nza nkahuza n'abantu bose urabona umunsi wa mbere twarahuje tutumera uko Egide wahuje nandi n'Egide nawe twarahuje ntabwo mbizi ahubwo nawe twarahuje ko hari n'abantu batagiye kugera n'Egide turahuza ni uko gukorera nawe ye n'undi mutipe nawe turahuza noneho we akabifata nkaho uri kumuca inyuma kubera nyine muri sociable ku bantu uhuye nabo hanyuma ji reka nawe tukugarukeho nawe wari bwarire kubera urukundo cyangwa ukarwara indege wari bwarwara indege ahubwo urukundo rwari bwakurize wararize byageze gute inshuro nibuka n'imwe ariko sinzi yahabanye nyakurira amarira araza ko nta mugabo urira ubwo ntabwo wabaye ntabwo naboroze amarira yarashoze umuntu yashotse yagiye mu nda haruzi urazi nta mugabo urira ubwo uri mu nguzi oya kurira w'umugabo kurira kw'inkunguzi ni uko barira bakasaba amarira yaraje araje byagenze gute nyamundatende w'umukobwa bori no kuyimutera nisurumva urwo rwarakwabaje ntago ari kumutera indobo nyamundatende w'umukobwa ariko bwari uburyo bwo kumwikiza kugira ngo ntantange oya ntago ari ibyo ndimo mubaza wijijisha umukobwa ari bwagukatire ukarira oya nta mukobwa uragukatira ngo urire mvuga nkatira ngo ndire nta na ex iganje ex ugira nosongo wakurizaga wakati wakati uwo munsi twese twiyunga kuva uwo munsi urukundo niguze kugeza n'uyu munsi myaka ibaye ingahe singomba kuyivuga ariko wararize kubera urukundo basuza sheri wawe suza sheri wawe sheri nanga mabizu ikibazo ni uko batagira uracyari singo ariko nawe rwose Imana hari ukuntu irimo gutekereza inatuje rero nkurikije ingwani satisfied how nyine uri single urumva uranyuzwe shabungu ufite irungu sinzi impamvu abantu bafite iyerekwa bari kambutse oya nawe bitonze kondisiyo zazindi udasa nanjye ntibivamo ugomba gucuranga gitari kandi oya ntabwo ari ngombwa gucuranga gitari abagitarisite ubu narabamenye niyo wakora iki ntabwo nakudana n'umugitariste mwumva amabwire mana hanyuma hari akandi karirimbo mudufitiye dukore mu buryo w'inanga nese Egide ntabwo yaturirimba ejo waturirimba cyangwa nimba kashize nta kibazo numva kuririmba igazeme yagize ubukwe oya Imana ishimwe mbone umwanya wo kuvugisha ukuri kuko wenda nza kubimubwira mbere yakufatiye kano gakobwa kahunze kafite irari mani ntarari nkufitiye ahubwo no kusa nka ex wanjye kandi naramukundaga biririye reko yakugenda nagendagiye inshuti z'abakobwa benshi usubaho abasobanukirwa vuba cyane bari mu bantu usobanukirwa cyane abakobwa ubwo wamusomye oya ntabwo nagusomye hari akarimo ka nyuma dusoze uzansoma mu mutwe twakomeje Egide naturirimbire ubundi twari turimo twanyuma nababwiye Egide ariko ntabwo yaje kuririmba yaje gucuranga ahubwo ngiye ndumva nshaka ndirimba akantu gato k'agafaransa gato numvisha azi kuririmba rega yaranaririmbye Eje ngo shirakora mu nganzo ntago dushaka nimba ari nako urukundo sheri wawe rwose nayibona dore kanabikunda cyane Nere si pas passé nuko sibyo la chance d'être nuko hele wasanga n'ugiye gushyira kandi Igo nawe indirimbo mfana Egide nawe ni fix si quoi l'amour t'a laissé tomber une autre fois et tu vois tout ton univers s'écoule autour de toi. N'oublie pas, j'ai toujours le soleil après les jours de nuit. Ouvre grand toquet, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la
la chance d'être aimé. Lequel devient lourd quand on met ton amour. ako karirimbo gashimishe sheri wa Egide we ntabwo uramubona. Si un jour zake data bikwiye notapate en bohème tu errais dans la nuit apaisa ton chagrin. Souviens-toi, il y a toujours quelqu'un qui n'attaque ta main. Ouvre grand toqué, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qui te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Lequel devient héros quand on met ton amour. Oh, bravo kuri Gashapo. Merci Egide. Man, si kuririmba byatari. Kandi utakubona n'umugitarese ari kwivugira. Nta kuntu wabagira babiri ukagira na backup. Oya, wakemera ko gahoya. Nanone Wowe ntabwo washaka umuyisilamu rero. Ubwo wowe ntabwo washaka umuyisilamu. Ariko se ubundi abagore mu byangiritse. Hari bidasankirwa. oya se kandi. Oya pe. Ibaze ko biramutse bibaye n'ibikunda kangira wa kabiri. Sha byarangira umwe avuye. Kandi buriya wabyemeye byagira gagiye. Ariko akaba nasomye ejo bundi. Avuga ngo nimba uri kwimva ko ukunda abantu babiri icyayi, ubu ukunda uwa kabiri kuko iyo uza ko ukunda uwa mbere niyo kwemera ko uwa kabiri aza. Ubwa mbere ariko mfite umukunzi ndanyuzwe. Yesu umugore mwiza uzamubona kandi uzamusengera. Zamubona. Okay. Igitima kinaseka neza byahura sinanamwizere ntabwo namumwana mwiza. Hanyuma rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Egide na Esther, ni ukuri mwakoze kudutaramira. Nicyo duhere kuri Esther, nicyo wabwira abakunzi bawe? Guys, ndabakunda, mukomeze munshyigikire, mukomeze munyere ku rukundo kuri TikTok yanjye. TikTok. Yitwa Esther Giha. Ngo ni jana nakwiyeho Esther Giha no kuri Instagram, nubwo nayitangiye vuba. Nyine mukomeze munyereke n'urukundo muri komenti. Murakoze. Egide, wowe nicyo wabwira abakunzi bawe? Abakunzi banjye benshi banzi muri filime Ibanga. Nyine niyo bakuzeho cyane. Ndabakunda. Ariko izindi urimo gukina muri namisi. N'ibanga. N'ubundi mwese ndi gukina mu ibanga, nyine n'ibiraka ariko. Yego, baguha ibiraka. Baguha ibiraka mwana. N'aba director mwe mwamaye. Ahubwo bamwe n'akazi areke kumuhaga ibiraka. Akazi nyine biraka. Uko ndashoboye mbyiyumvamo. Mwarakoze ku Banyarwanda gutuma niyumvamo kuboshoza imbere ufite abafana banjye. So rero ndabakunda, bahishiye byinshi mu minsi ngenda gukora imishinga yanjye. Ushize narabuye ko nzagaruka hano nje kugira iki kuvuga ase wa mugani bigeze. Ariko nanone no musingiye waje haje Esther. Oya mwese mwazanye. Esther no yaje nje guca. Mwazanye. Ese waritse kunyigira. Twazanye. Mwazanye hano se si mu rugo. Ni kwa Grand Frère. Niyo mvuga ntashaka kuza ibyo nabasezeranyije. Okay, ntacyo ubutaha. Ubutaha uzabitunganya neza. Oya ntacyo reka byorere. Ubutaha sibyo? Nimba ari vuba. Aba ari vuba. Ni filime. Ni bizazana na YouTube channel haje filime. Hanyuma birashobora kwizaba ari seri. Izina rihari
sindahitamo kuko ndifite izanditse nyinshi. Ntabwo casting iraba? Ntabwo iraba kuko hari ibyo ntarabonamo bibanza biba byiza iyo wanditse umushinga ukawurangiza. Ubwo ntacyo uzagakuze gupresenta umushinga wawe tunagushyigikire. Banashyigikiye bamfollowing ku mbuga nkoranyambaga zose nkoresha Egide Gerard San. Wabyumvishe we? Egide ariho Gerard wongeraho San. San y'umwana. Papa mwita Gerard San rero bivuze ngo umuhungu wa Gerard. Okay. Oh, Gerard San. Oh. Kuko avuga Virgil van Dijk, umwana wa Van Dijk. Yeah, ni muri mu kiriya. Icyo ni mu Gihoranti. Cyaba si nyine bajya bikora mu Abanyamerika cyane. Yego. Kumva ngo ntihari, kumva ngo Harrison. Stevenson, Stevenson. Wo kurikije. Bakurikiye kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook ndayikoresha. Ntabwo tubizi. Yego nibyo nayigarutseho nini. Nayigarutseho ngize. Okay. So rero reka mbashimire. Mwakoze gutaramana nanjye, mwakoze gutaramana n'abakunzi ba Scott Emile, mwakoze gutaramana n'abafana banyu kandi mwabikoze neza. Nizere ko n'ikiganiro kimara gusohoka mwege mugiye kukireba. Ushaka kureba iki kiganiro turakwinjiza n'ukuri kora subscribe. Kora subscribe nubwo musanzwe mubikora ariko ukazogera. Kandi no ukazogera shiro comment ibyo dugomba guhindura. Ibyo twongera. Ikindi mumbwire ahantu mwabonye nkwiye kujya kwiga nkashiramo effort. Ariko no we nabonye perfect mu kwiga. Nanjye aho bazabona nako harahari ndacyari kwiga. Ntabwo ndagera nyine ku rwego rwo nifuza. Cyabaje no kumva numva ntazi no gucuranga, ntazi kuririmba. Birababaje. Wewe wagerageje nakora bizi. Mu bushobozi bwawe waduhaye ibyo ufite. Ibyo ushaka si. Kuko wajya bavuga ngo akwima ingufu unyibwo wonye waduhaye ibyo ufite. Okay, so turabashimiye rero. Mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka. Mwakoze kwitabira ubutumire. Murakoze. Ciao.